urumva iyo ushatse umugabo akenshi muba mugomba kwagura umuryango, cyane ko navugaga ko iwacu turi bake, niwabona abo mama wabo yababyara abana 2 gusa, tuvuga ko tugiye kwagura umuryango. So rero tubona umwaka wa mbere urashize tutabyaye, so dutangira processes zo kwivuza. Ubundi kugira ngo umuntu amenye ko afite iyo ndwara ni nk'ibihe bimenyetso bibanza kuza, kuko ndabizi neza ko hari abadamu benshi badukurikiye kandi wenda bashobora kuba bafite nka bimwe mu bimenyetso cyangwa se bumva hari uburyo baribwa nk'uko wabivuze, ariko wenda kuba yatekereza ko yari arwaye. Ni nk'ibihe bimenyetso byagiye biza bifatika ku buryo umuntu nyine yakurikira iki kiganiro akaba yavuga ati reka njye kwisuzumisha, wasanga wenda nanjye mfite ubwo burwayi. Twongeye kubaha kaze mwebwe mwese mudukurikiye ku Bihe TV show. Turabaramukije aho muherereye mwese. Nkuko mubibona ni Diane Nkunzu ugarutse, nibisanzwe twagiye tubabwira ko tugiye kubaha ibiganiro bitandukanye kandi byinshi. Ni muri urwo rwego uyu munsi kandi twongeye kugaruka, ngira nkuko mubibona sindi njyenyine, nabazaniye umutumirwa, nabazaniye umushitsi ku Bihe TV show. Si umushitsi kuri social media cyangwa kuri YouTube, ni umusangwa, abantu benshi baramuzi, ariko nanone kandi reka natwe tumusabe atwibwire. Hari ibiganiro byinshi yagiye akora ku macana atandukanye, bisa n'ubuhamya, bisa n'urugendo rw'ubuzima. Ni muri urwo rwego natwe twifuje kugira ngo tumuzane ku Bihe TV show adusangize ahari hari cyo byubaka n'abandi. Iyo umuntu abonye ubuhamya bw'umuntu cyangwa abonye by'umuntu agenda acamo mu buzima, hari abo byubaka. Niyo mpamvu rero natwe twamuzanye kugira ngo aduhe ikiganiro kandi aduhe ubwo buhamya, hari icyo byadufasha natwe. N'abatindiye reka musabe atwibwire ko ashaka, agira amazina menshi ariko atwibwira uburyo abyumva bwose. Murakoze kunyakira ku Bihe TV. Amazina yanjye niswe n'ababyeyi, ni Mizerwa Mukanyana Clarisse, ariko umutwaro wanjye nawe yanyise Hirwa Clarisse. Gose sayo amazina nayo yose ararangiye. Nayo hari n'abanzi ku izina rya Mama Teta. Ndumva ari ayo ngayo. Nishimiye kubana namwe ku Bihe TV. Ndabakunda cyane, tugiye kuganira kandi ntekereza ko ibyo turi buganire biri bugire umumaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urakoze cyane, twongeye kuguha kaze wiyumve hano, useke kwa kundi kwawe kandi utuganiriza ibikuvuye ku mutima. Tudatinze rero Clarisse, nijye njye menyereye, nijye ndibuze kukwita niba ritakubangamiye. Nta kibazo rwose. Nagira ngo udusangize urugendo rw'ubuzima bwawe. Hari aho nageze mbona uvuga ko warwaye, ariko si cyo turi buhereho. Urasa naho tubwira urugendo rw'ubuzima, ndetse tuze kumenya waje kurwara ryari, ese bigeze hehe, hakozwe iki. Urugendo rw'ubuzima bwanjye rero, ndi umwana w'imfura kuri mama wanjye. Ubwo ndi umwana wa mbere kuri mama. Ubwo niyo mvuze kuri mama, papa hari abandi bana bakuru afite mukuru wanjye, ariko tutavindi imwe kuri mama, n'abandi bitahiye mu gihe cy'intambara. Ubwo hagira umwana unkurikira w'umuhungu. Iwacu turi abana 2 ubu ngubu kuri mama, aho kuri papa dusigaye turi 3. So nakuriye Kicukiro, Ziniya munsi ya Pamu. Niho iwacu, umwana wo mu mujyi. Bamwitaho ni Kigali, niho nakuriye. Ego ubwo nize amashuri ya maternelle nk'ibisanzwe, niga amashuri abanza ku kigo cya Kicukiro mu Menarugamba bahitaga kwa Butera. Ndayasoza niga Ibutamwa ndahava njya kwiga mu cyaro ahantu bita ku Kibuye. Ku Kibuye ndahava njya kwiga ahantu bita Kibihekane. ubu twose n'udusozi two mu Rwanda aho nagiye niga.
ndahava njya kwiga ahantu bita izaza rero niga ku Kibuye nza gukundana n'umuntu nkundanye n'umuntu turakundana. Urabona abakobwa iyo tugeze muri ya myaka umuntu akakubwira ati we tuzi ko wabaye keza, wumva ari wowe uriho rwose umeze neza. Ubwo turakundanye, urabona umuntu bumwizeye n'iki. Ariko twakundanye ndi muri troncome nza gutsinda ngera. watangiye gukundana uri muri troncome? Ndi muri troncome cyane ko wari wambwiye ko nkunda yari umuntu nduta. Yari umuntu nduta nkumva nyine ko ndi safe ku muntu nduta. Ubwo rero nsoje troncome ndayitsinda njya kwiga izaza. Ariko muri uko kwiga izaza kuko nakundanaga n'umuntu mukuru aza kuntera inda ndabyara umwana w'umukobwa. Ubwo wari ugeze nko mu wa kangahe? Mu wa gatanu. Ubwo ari we teta nyine. Ubwo ndumva nyuma yo kubyara ni urugendo rurerure. Ubwo kubyara ni urugendo rurerure cyane cyane ntiturufatire umwanya tukazabivugaho umunsi. N'urugendo rurerure, ni ubuhamya burebure ariko bw'ingenzi kandi bw'ingirakamaro ku bakobwa batoya b'abangavu. Ku bakobwa bato b'abangavu nshobora kubasangiza bikaba byabaha umurongo wo kwirinda kugira ngo batazagerwaho nk'ibyo nagezweho no gushishoza mu gihe bageze muri iyo myaka. Tuzabishakira umwanya tubaganirize mbabwira ku ibyo ngibyo. Nuko nyuma yaho nza gusubira ku ishuri nyuma yo kubyara ndiga. Maze kwiga ndarangiza amashuri ya segonderi. Maze kuyarangiza mbona akazi, nari mwarimu. Nari mwarimu. Ubwo nyuma yo kuba mwarimu nibwo naje gukundana n'umugabo tubana ubu ngubu. Turakundana, twahuriye mu bintu bya filime. Nakundaga ibintu bya filime cyane. Yari umudirector rero turahahurira tuza kuba inshuti bisanzwe. Wa muntu utura ibibazo byawe muganira nk'inshuti bisanzwe, haza kuvamo urukundo rero. Urwo rukundo turakundana, dupanga n'imishinga yo kubana, dukora ubukwe. Nuko tumaze gukora ubukwe turabana. Ubwo hari nko mu mwaka? Twabanye 2016 dukora ubukwe 2017. Yego. Ako twamenyanye 2015. Nibwo twatangiye gukundana mu kuntu 2015, 2016, 2017 tukora mariage. Nuko murabana. Hanyuma hari utuntu nyine nagiye mbona uvuga uburyo warwaye, ariko ntaragera aho ngaho. Clarisse, reka tuvuge umaze kubana na Hirwa hajyane ko wambwiye. Ese Clarisse, iyo umuntu atarashaka hari ukuntu ujya utekereza ugahita ushushanya urugo uzabamo ko ruzaba rumeze. Mu by'ukuri ubona ari ahantu heza, usa naho ugiye kuba nko mu bisubizo gusa. Ugiye nk'ahandi hantu heza, ni nkaho ugiye gusubizwa ibyo utari warabonye iwanyu, niho uba ugiye kubibonera. Ariko umaze kugera mu rugo waje gusanga uburyo wabitekerezaga ariko bimeze cyangwa biratandukanye? Biratandukanye cyane. Biratandukanye cyane. Hari reka mbere nko ku rugero, iyo tukiri batoya dukunda kureba filime z'urukundo, tukareba ibihinde. Kenshi ibihinde nibwo byari bicyadukanye mu myaka yanjye, ari byo dukunda kureba. Ukabona nyine urukundo mbese nta kindi kintu kibaho kiryoha nk'urukundo. Ego. Noneho bikatuma ushushanya uko nawe bizaba bimeze, ukavuga ati reka nzamere nk'abariya, mere nk'abariya. Ariko bariya baba ari bariya, nawe aba ari wowe n'uwo muzabana. Ni ibintu bibiri biba bitandukanye.
so rero ndugezemo bimwe nashushanyaga nabonaga mu mafilime siko nabisanze nashatse ko bibaho ariko ntago kuko iyo filime nyireba ntago nari ndi kumwe n'uwo tuzabana ngo tuzabigenza uko so rero biba bitandukanye cyane. Hanyuma Clarisse, iyo umuntu amaze gukundana n'umukunzi we mbere y'uko babana, akenshi si abantu bose ariko akenshi abantu benshi hari igihe ukunda umuntu byagera igihe cyo kubana nawe hakaba intambara zikomeye, ku ruhande rw'umugabo cyangwa ku ruhande rw'iwanyu rw'umugore, ugasanga ntibabishigikiye, ugasanga habayemo intambara, abantu mbese bamwe bakavuga ati ntumushaka, abandi bakavuga ati uriya mukobwa ntitwamukunze, cyane ko umaze kutubwira ko wewe wari wararangije no kubyara, wari wifitiye umwana. Akenshi abantu bamwe na bamwe bitewe n'imyumvire y'abantu hari abatabyumva kimwe gutyo. Ibyo bintu we ntabyo waba warahuye nabyo? Njye ibyo nahuye nabyo wenda ni ukuvuga ni nk'impungenge z'ababyeyi ko wenda nari narabyaye bakagira ngo wenda n'uwo musore wundi uje nawe aje muri ya shusho ya wa wundi, aje kuntesha umwanya, wenda yongera mbyaza undi mwana yigendera. Urumva izo ni impungenge z'ababyeyi zirumvikana. Ku bandi bantu bo ku ruhande nta muntu wigize ambwira guri iki n'iki, gusa ibyo ndakumbwira ko umusore twakundanye umugabo wanjye tubana yari umunyeshuri muri kaminuza, ufite ubushobozi bukeya, wenda bakareba igihagararo cyanjye bakavuga ati nta soni koko ugiye gushaka cyane ko natwe twabyanye yari afite akazi, utariyubaka utaragira utwo ntago tubura, ariko icyo murebaho ni urukundo. Ku ruhande rwe ntago mbizi, keretse hari akatwibwirira, wenda niba baramubwiraga bati ushatse umukobwa wabyaye gute, abakobwa si bahari, we ahari niwe wabitwibwirira. Ariko njye ku ruhande rwanjye byari bimeze neza, usibye impungenge zajeho z'ababyeyi, ariko turabaganiriza baratwemera baduha umugisha. Hanyuma aha turi ni mu mujyi wa Nairobi. Ubwo mwaje kuza muri Kenya gute, mwaje kugera muri Kenya gute, ku buryo mwaje gutura hano muri Kenya, kumva mwashakaniye mu Rwanda, mwaje nka ryari? Twaje 2019. Ukuntu twaje rero, hari abantu bamuhamagaye baje kumuha akazi, akora production, baje kumuha akazi, ubwo yaje mu rwego rw'akazi, natwe nyine nk'umuryango turaza nzamukurikiye. Hanyuma tubwira uburyo waje kurwara, mbese utubwire mu magambo arambuyeho, se nkubwira ngo tubwire mu ncamake byaje kugenda gute kugira ngo umenye ko urwaye, ese waje kujya ku bitaro gute, byaje kugenda gute? Urasa naho tubwiye iyo nkuru uko yagenze. Rero uko byagenze, urumva iyo ushatse umugabo akenshi muba mugomba kwagura umuryango, cyane ko navugaga ko iwacu turi bake, niwabona abo mama wabaye babyara abana 2 gusa, tuvuga ko tugiye kwagura umuryango. So rero tubona umwaka wa mbere urashize tutabyaye, so dutangira processes zo kwivuza turi mu Rwanda. Ndivuza ndeba impamvu tutari kusama, baradupima, hari ibipimo babapima mwembi, so baza gusanga njye mfite ngo ikibazo cy'amatrompe, ngo trompe imwe izibye. Hajya trompe ni iki mu Kinyarwanda? Ni imiyoborantanga. Imiyoborantanga izibye, ubwo naho aho iryiforme, aho bihurira intangangabo n'intangangore, burya ngo byiformira muri trompe. Iyo bimaze kwiformira muri ako gatsi kitwa trompe, nibwo rihita rimanuka rikajya aho ryabugenewe.
so rero ubwo ngo harazibye hamwe ku ruhande rw'iburyo harimo ngo uburwayi bwitwa hydrosalpinx ku bantu ku materime y'abaganga ubwo niba ngo haba harimo amazi nuko bansobanuriye so rero ubwo banyandikira kubagwa bakazibura ndabagwa mu Rwanda barazibura so ni nabwo nahise nza muri Kenya maze kubagwa nza nyine bari bampaye ko après 3 mois nyuma y'amezi 3 ngomba kuhita nsama byihuse kwa ko ibibazo babikuyemo ubwo rero nibwo nahise nza muri Kenya urumva nawe kuko twashaka kubyara turagerageza biranga y'amezi 3 arashira turavuga wenda ni igihe nuko tubishaka cyane reka twongere twihigihe twongera twiha umwaka nanone ntibyongera ngo bikunde ubwo urumva muri Kenya 2019 ubwo urumva twari tumaze hafi imyaka 3-4 gutyo tubana nuko nyuma yaho nongera nsubira muri controle ntangira wundi bushyashya hano muri Kenya ntangira wundi bushyashya barampima nabwo basanga ngo mfite ikibazo cya ya trompe n'undi nubwo bayizibuye ariko ntigize izibuka ubwo bajya muri processus yo kumpa imiti yo kunywa ndayinywa ako byagira icyo bitanga so ariko ubwo akaba ari bwo ngira ibindi bimenyetso byo kuribwa kugira imihango injya ngiraga imihango injya cyane ifite uburemere bw'uburibwe ntashaka gusobanura ngo ubwumve nuko nguko rero nyuma yaho urumva nagiye kubyara nsa nkaho mbyibagiyeho gato uburibwe bubaye bwinshi subira kwa muganga ngiye kwivuza ubwo buribwe niyo mihango imara igihe kirajya imihango imara iminsi 9 iminsi 8 kandi kandya cyane kandi ntinaza ari myinshi uko byari bimeze so rero ubwo ngira ikibazo nkabona ibyo ni ibintu bitari normal nkabona ni ibintu ntigize ngira ndi umukobwa ndavuga kangiye kubyivuza jya kubyivuza urumva naho ugiye kwivuza utangira processus yose y'ukuntu wivuje ushaka kubyara niki ubwo rero barampima nibwo basanze mu ngira indwara yitwa endometriose ariko nawe twayibonye hashize igihe nibwo bayibonye kwa muganga bibaza hano ubwo bundi najyaga kwa muganga nabwira uko mbabara ati ibintu bisanzwe ati bagore bose bagiye mu mihango barababara aho gateko nyuma numva ari ibintu bidasanzwe kumva we wayijyagamo kenshi kandi ukaribwa kandi bumvaga ari ibintu bisanzwe gute kandi wenda ibyo ni iby'abaganga ariko twihuse bamaze kugubonamo iyo ndwara ni hano muri Kenya bayikubonyemo ni hano muri Kenya wakomeje kwivuriza hano muri Kenya yego nakomeje kwivuriza hano muri Kenya ndeba abadokiteri batandukanye ahantu hose bambwiraga umudokiteri urumva nk'umudamu twicaranye nshobora kukwisanga njye ntago ndi umuntu uzi guhisha ikibazo mfite abanyarwanda n'abavuga ngo ushaka gukira indwara irata ku buryo nyine nshaka kubaza ariko se wowe iyo ugiye mu mihango bimera gutya kwambwira utereka da ati bimeze gutya ugakahita ambwira ati hari umujenekologe nzi wagufasha akahita ndangira kate se kuki mudakurikiza uriya mwana nkabwa ntibyaranze uribuka ko ugize no kuza kunsura kera ya 2019 mukamaze ngo uyu mwana na 20 ahari 2020 uyu mwana ko mutamukurikiza ngo cyangwa uramubwanireka byaranze so nkabivuga nyine kugira ngo wenda ndebe ko hari uwandangira uburyo cya muganga so nuko nagiye mpura n'abadokiteri mbabwira ikibazo cyanjye bamwe bampa imiti itandukanye nabize hano muri Kenya harimo ababa bishakira amafaranga harimo ababa ari abavuzi cyane ko n'igihe utinya kujya nko kwivurira runaka bakubwiye kubera ubushobozi bwaho avuga ati reka njye hari buke kandi wenda ari abatekamutwe so ariko bose bahurizaga ku kintu kimwe babona ibimenyetso byanjye bakabona ko ikibazo ari icyo so rero baza gutangira kumpa imiti baza kumbwira ko noneho trompe nanone bongeye barazipima basanga nanone zirazibye noneho zose
zose zarazibye. Bwa mbere yari imwe ariko basanga zose zarazibye, ariko ngo bikaba byaratewe n'iyo indwara yitwa endometriosis. Numvisha abafaransa bayita ngo na endometriose. Noneho basanga ngo hajeho ngo n'amasiste ufite santimetero niba ari enye niba ku ma ovaries n'amaterime y'ikiganga ngira ngo ntabwo tuzi kuyasobanukirwa neza, ariko urajya ugerageza kudusobanurira. Rero kubisobanura mu kinyarwanda birakugora. Birango urumva nimba ovaries ariho amajyaba, niba ariho amajya aturuka sinzi, hazaho ikintu kimeze nk'ikibyimba cyangwa igishashi kirimo amazi cyangwa amaraso simbizi. Ubwo mvuze nko ku ifoto ko bagiye banshushanyiriza kiba kimeze kihaziba nyine kigatuma itagenda neza. Ntekereza ko ariko nabisobanura, ariko kubazi ubwo burwayi ntekereza ko bari bubyumve bakabimenya. Hanyuma abaganga bo uburyo bakubwiraga, ese kuba wari urwaye iyo ndwara nibyo byatumaga utinda kubyara? Kuko hari n'abatarwaye batinze kubyara. Niyo mpamvu bakakubwira ko ariyo mpamvu yaba yaratumye utinda kongera kubyara? Njyewe iyo niyo ntandaro yanjye yo kutabyara, gutinda kongera kubyara. Ni uburwayi. Gutinda kubyara biterwa n'ibintu byinshi. Ushobora gutinda kubyara kubera hormone zawe ziri imbalance, zitari ku murongo, imisemburo yawe itameze neza. Ushobora gutinda kubyara kubera ko izo trompe zizibye. Ushobora gutinda kubyara kubera ko ayo magi, ubwo ni kuvuga ku mugore, tutibagiye ko n'abagabo nabo hari abagabo bagira icyo kibazo cya infertility cyo kutabyara. Ushobora gutinda kubyara kubera ko umura wawe ufite ikibazo. Ushobora ni ibintu byinshi bitera kuba utabyara ku mugore. Niba hari udukurikiye ufite icyo kibazo, inama namugira ni ukwihutira kwa muganga bakareba impamvu ituma atabasha gusama. Ngiye kuri njyewe yari iyo ndwara ya endometriose niyo yabiteye, ituma ntongera kubyara. Hanyuma Clarisse, ubwo waje kuri uyu munsi bikaba bigeze hehe? Ko wumva bwa mbere warabazwe mu Rwanda, uragaruka hano muri Kenya baragusuzuma bakomeza kugukurikirana, ariko kuri uyu munsi waba ugeze kuki? Ese hari igihinduka cyangwa hari ubundi burwayi busha bwagiye bwiyongeraho nyuma y'aho ngaho? Ubwo urumva maze kumenya ko mfite endometriose, numvishe ko ari ibintu wenda bisanzwe bizakira, nzavurwa nkakira. Cyane ko n'umuganga wankurikiranaga muri icyo gihe nayimenye yambwiraga ko azampa antibiotique bikarangira. Ntabwo nari nzi kwivurwa no kubagwa gusa. Naje kubimenya maze kubitangaza. Maze gutangaza numvishe nshatse gusangiza abantu, kuko dufite societe nyinshi y'abamama bategereje urubyaro ariko batazi impamvu batabyara. So numva ngize ishyaka ryo kuba navuga ku burwayi bwanjye kugira ngo nabo bagire ishyaka ryo kwisuzumisha. Hari ababyaye rimwe, hari ababyaye kabiri bifuza kongera kubyara bikanga, hari abo batarakundana rimwe, kubera ko cyane ko namenye ko ubu burwayi bwa endometriose bufata abana kuva ku myaka 16, ku mwana w'umukobwa myaka 16 gusubiza hejuru. So rero numva ngize ishyaka ryo kuba nabaha testimony y'ubu burwayi kugira ngo nabo bihutire kwipimisha. So ubwo urumva uwo muganga wankurikiranaga yambwiraga ko nzanywa antibiotique bikashira. Noneho maze kubitangaza ngirirwa amahirwe mbona umumama ubona ikiganiro warwaye ubwo burwayi, aranganiriza mpuza n'abadokiteri bandi bakomeye bari hejuru, bambwira ko nta kindi kivura endometriose atari kuyibaga, kubaga bakayikuraho. Kuko endometriose, iyo ufite endometriose ukagira nka trompe zizibye, ngo uko kuziba kwa trompe kuba ari icyuririzi cy'iyo ndwara ya endometriose, niko bansobanuriye. Cyane ko n'ejo bundi ndi kwa muganga bambwiye ko hari endometriosis nimba ari na
hari iyo ngiyo y'indwara iyo ndwaye, hakaba n'indi iri infection gusa bashaka guha antibiotique igashira ikarangira. Bijya kugira amazina asa ariko bitandukanira kuri tisi ya nyuma. So rero ubwo maze gusobanuza abandi ba docteur bambwira ko ari ukuyibaga. So ubwo nahise ngira ishyaka, bambwira mpura n'ubuhamya bwinshi bw'abayirwaye. Hari n'umupapa wambwiye ko umudamu we yamuhitanye. Nkomeza mpita nongera ngira ishyaka ryo kwivuza kugira ngo wenda mbagwe bakuremo icyo kirwara. So nyuma yaho rero nibwo nongeye kugira ibimenyetso by'ububabare budasanzwe n'imihango imeze ukuntu, zakwereka agafoto hariya uze kureba. So nyuma yaho ngiye kwa muganga, bamwe ati rero barabona ibi bintu biri grave bitanasobanutse, kadupime ko hataba yaraguteye kanseri, kuko iyo ndwara ikuze igutera kanseri, cyane ko udashaka kumenya igihe uyimaranye. Ushobora kwimarana igihe kirekire, ibimenyetso bikaza nyuma. Ariko dusubiye inyuma gatoya, wabivuzeho ariko ntabwo nabyumvise neza. Ubundi kugira ngo umuntu amenye ko afite iyo ndwara, ni nk'ibihe bimenyetso bibanza kuza? Kuko ndabizi neza ko hari abadamu benshi badukurikiye, kandi wenda bashobora kuba bafite nka bimwe mu bimenyetso, cyangwa se bumva hari uburyo baribwa nk'uko wabivuze, ariko wenda akaba yatekereza ko yari arwaye. Ni nk'ibihe bimenyetso byagiye biza bifatika ku buryo umuntu nyine yakurikira iki kiganiro akaba yavuga ati reka njye kwisuzumisha, wasanga wenda nanjye mfite ubwo burwayi? Ikimenyetso cya mbere ni ukuba kuba ushaka kubyara ntubyare. Icyo cyo kimenyetso cya mbere ku mudamu. Noneho ku mukobwa ugira imihango ibabaza cyane ku buryo buhambaye, ukagira imihango y'igihe kirekire. Tuzi ko ubundi normal umuntu ashaka kujya imihango iminsi 3 cyangwa iminsi 4, ushaka kujyamo iminsi 7, iminsi 8. Ushaka kwa kundi uvuga ngo hari abantu ujya wumva bavuga ngo bajya mu mihango 2 mu kwezi. Biba byiza iyo ugiye kwa muganga ukareba koko ko ari iyo mihango, ari imihango cyangwa atari imihango. Ushobora kuba ari ubwo burwayi, ukajya mu mihango hashira icyumweru kimwe cyangwa 2 ukahitongera ukajya mu yindi. Ibyo nabyo ni ibimenyetso. Kuribwa cyane rero mu nda yo hasi, umugongo. Noneho iyo uri mu mihango ukazana amacramps, ibintu bimeze nk'inyama, ntazari amaraso, nyama bikome bisa umukara bifashe kabisa. Noneho ku badamu, iyo ubonana n'umutware wawe ngeze mu kubaka urugo, urababara mu nda. Urababara mu gihe muri icyo gikorwa cyangwa se nyuma yacyo kirangiye. Bimwe bidasanzwe, kumva umeze nk'umuntu uri gushya mu nda, ukababara ku buryo ubabara. Ababyeyi wenda bagiye kubisereka, mvuge gutyo, ukuntu ibise biryana hano inyuma mu mugongo, niko uba wumva uribwa kandi igihe kirekire, ukamara nk'iminota 3 urimo uraribwa cyane. 3 ni myinshi uribwa, utafite aho wishima, udafite uko ubigenza. Ndumva icyo ari cyo kimenyetso kindi, kugira constipation. Ndizera ko abantu benshi badukurikiye mwumvisha ibimenyetso by'iyo ndwara, wenda wumva ko hari bimwe ufite muri ibyo ngibyo wakwihutira kujya kwa muganga. Hanyuma tugarutse aho twari tugeze, warugeze aho tubwira bamaze kugusuzuma, noneho bakubwira ko ushobora kuba ufite, bikomeje gutyo bishobora kukuzanira virusi ya kanseri. Ngira ngo niba ntibeshe niho warugeze. Kanseri nyirizina. Clarisse, uracyari muto kandi uri umudamu mwiza mu bigaragara. Icyo gihe umaze kubyumva wabyakiriye gute? Donc sinzi ukuntu nteye. Numvaga ko ndi umukristo, nibagiye kubivuga, ndi umukristo, ndasenga. Numvaga bidashoboka ko nawe mfite kanseri. Numva bambwiye, ndababwira okay, ni sawa, ni mupime turebe.
so nibwo bampimye ikizamini cya cervical cancer, inkondo y'umura, barampima n'ibindi byinshi, bakataho ngo n'utunyama baratujyana numbaze. So rero barangije baza kumbwira ko mfite virusi ya kanseri. Mfite virusi ariko itaraba kanseri. Tugomba kuyikurikirana itarakura ngo ibe kanseri. Urumva iyo bakora ibyo bizamini bisohoka nyuma y'ukwezi. Ubwo nyuma y'ukwezi rero baraduhamagaye njye n'umutware wanjye. Ubwo baraguhamagara bakakubwira ati uri hehe? Ndi mu rugo. Umutware muri kumwego mwegerane gato tuvugane. Bakatababwira nyine ikibazo gihari. Ubwo wese babambwira nyine ibizamini, ubwo baranza kukuganiriza ibizamini twafashe urabyibuka ibi n'ibi rero twasanze ufite virusi ya kanseri. Nahise nifata gutya, gusa numva nyine ngize ubwoba. Ijambo kanseri ni ikintu giteye ubwoba, iryo zina ritera ubwoba cyane. Ntekereza ko atari njye nyine ryaba ryateye ubwoba. So ngira ubwoba, amarira aramanuka, ariko ukuntu nteye sinjya, ntago ndi umuntu uboroga. Araza akahita agenda bikarangira. So ubwo ngira amahirwe, nshimira Imana, umutware yampaye arampumuriza, arambwira ati hoya humura, aranambwira ati akabyo bizamini basohoye ntago ari ibyawe. Ati bibeshye ntago ari ibyawe, humura. Arampumuriza nyine ndahumurika. Ubwo iyo bamaze kubona ko ufite iyo virusi, hari izindi examen baba bagomba gukora, bahita baguha rero rendez-vous yo kuza kuzikorerwa mu maguru mashya. So ubwo nibwo hakomejeho ama examen, basanga mfite virusi ariko ntago iraba kanseri nyirizina, bampa imiti. Ubwo urumva iyo umaze gukorerwa iyo examen, hari indi bagukora yitwa pepsimia, baharura bakatwara. Hari n'indi bakora yo gukata akanyama. Iyo basanze twatangiye kuba kanseri nibwo bakora icyo bita nip, bakayishiririza. Ariko ntago ndagera kuri urwo rwego rwo gushiririzwa. Hanyuma Clarisse, ndakubaza nk'utubazo tubiri turi kumwe. Urumva iyo ndwara irakomeye, akenshi abantu bihutira kujya kwivuriza hanze iyo bamaze kumva bafite uburwayi bukomeye muri urwo rwego. Ese kuki wakomeje kwivuriza hano muri Kenya? Ntiwahita utekereza kuvuga ati reka wenda ngerageze njye mu Buhinde ndebe ko nakwivuza? Se n'ubushobozi bukeya bwaba bwarabaye hagati aho ngaho. Ikindi, hari iyo umuntu arwaye, urumva watangiye kwivuza ukiri mu Rwanda, uraza hano muri Kenya urivuza, kandi ibitaro bya hano muri Kenya byiza birahenda, uko tubizi biba bihenze, biba biri mu rwego ruri hejuru. Icyo gihe washoboye gute kwivuza hano? Wabonaga ubushobozi, ukabona uburyo wivuza hano bikoroheye cyane? Ko hano abantu nyine baba barimo barashakisha bari uko wabaho, noneho uburyo wabonaga amafaranga kugira ngo ubashe kwivuza uri hano muri Kenya n'ukuntu hagoye. Rero ubushobozi ntago biba byoroshye kubona ubushobozi, ariko burya iyo urwaye ntumenye uko bigenze. So urumva twakomeje mu mbaraga zacu, njye n'umutware wanjye. N'iwacu mu rugo mama wanjye yaramfashije cyane, yajyaga adusapotinga, akaduha ku mafaranga makeya ayo tuburaho. Ako byageze aho kubera kwivuza cyane, hari n'igihe giving up ukava ku izo mpabwa, se bizageza he ko mbona n'ubundi ntaho. So rero nibwo tubonye ubushobozi bushize, ubwo twari dufite ku bushobozi bwacu Imana yari yaduhaye, bwabaye nk'ubushize kandi ntakize. Hari ibiganiro bimaze nk'amezi 2 ashize nasabyeho ubufasha, kuko uburwayi bwose burumva byari birangiye, nsigaje kubagwa. Byose byararangiye, ibyo ngomba gukorerwa, imiti ngomba kunywa, kuko naravaga bayezo nkajya mva cyane, nibagiye kubivuga, nkava cyane nkamara nka des semaines, ndi ku byumweru 2 ndimo ndava. Bakaya banyandikira imiti ihagarika kuva, nayo ibihenze ntabwo iba yoroshye.
ukayigura ugahagarika kuva, uyihagaritse rimwe kabiri utawongera n'ubundi ukava. bari barambwiye ko ngomba kuyinywa mpaka mbazwa. So rero bandangira nivuzaga ku bitaro bya Germany. Navuyeyo nasengurutse ibitaro byinshi, Germany Hospital no bankweraga ibizamini, Jacaranda Maternity niho nari ndi kwivuriza. Gynecologue waho unkurikirana ampuza n'umujenecologue uzwi cyane muri Kenya mu bitaro bya Aga Khan. Arambwira ni nawe uzwi mu kubaga indwara ya endometriose, so ashobora kugufasha. Mpuza nawe n'uwo mujenecologue wo muri Aga Khan, njya guhura nawe, turahura, nshatse amafaranga turahura. Arangije donc nagiye mu Rwanda, kamvuge kano kantu, nkora ikiganiro kw'indwara, abantu bampa ibitekerezo byinshi nuko nayivuza. Harimo n'umumama wayirwaye nyuma akayikira, bakamubaga akayikira, utuye mu Bufaransa, wari banyemereye kumfasha. Ariko noneho icyo gihe navuye mu Rwanda nje kubikurikirana neza, kuko barambwiye mpita numva bya bintu ngira brage burya birakomeye. Mitanza nje kubikurikirana. Rero nje kubikurikirana ngeze hano nibwo narembye. Nkigera hano mu Rwanda, hano muri Kenya maze kuremba nibwo nahise nirukira ku bitaro. Nibwo bahise bapima n'ibyo bya kanseri. Nibwo bahise babone bya bindi byose, batambwira ko ngomba mu maguru mashyi kwihutirwa kubagwa, bagakuramo ibyo bintu bitarangiza izindi nyama zose zo mu nda. So ubwo rero nibwo nagiye guhura n'umudokiteri nyine ugomba kumbaga n'iki, anca amafaranga ndamusaba kugira ngo wenda twebwe ubushobozi bwacu bwari bwarangiriye aho. Kwivuza iyo myaka yose ni imyaka myinshi, amafaranga rwose cyane ko umugabo wanjye ari gukora gusa ibintu by'ibiraka. So urumva ni ibintu biba bitoroshye kuba muri Kenya wishyura inzu, urya, umwana yiga, ni ibintu biba bitoroshye. So rero ubwo ndamubaza ese kumbaga bizasaba iki n'iki. Ubwo nagezeyo nawe nkigera yahita nkorera ibindi bizamini, ari naho yasanze mfite ayo masiste, matrompe yose yazibye ibintu byose. Mbese nantera n'ubwo ngo nta kintu kizima, mvuga se nta kintu kizima mfite muganga kandi ndimo ndagenda turi no kuvuga. So ubwo arambwira tugomba kubagwa mu maguru mashya. Ubundi nafite rendezvous yo kubagwa mu kwa 7 ku itariki 3, ariko ubushobozi bw'amafaranga nasabwaga burabura. Ubuze rero nkomeza imiti wenda imfasha kugabanya ububabare, kutava, kugira ngo mbashe gusunika ngende ndeba ko hari amafaranga ngenda mbona. Nibwo nakoze ikiganiro n'umunyamakuru wo mu Rwanda Chita, yari yaje hano muri Kenya. So aramfasha, abantu be bagiye bamfasha, hari amafaranga nabonye aracyabitse, ndacyagenda nyine nongera kugira ngo ndebe ko nageza ku yo nsabwa kugira ngo mbagwe muri Aga Khan. Ubundi nkabagwa nkakira, wenda Imana ikabigenza neza nkanabyara. Aho ni ukuvuga ngo baguhaye icyizere ko muri hano muri Aga Khan bashaka kukubaga kandi ugakira kandi ukongera ukanabyara. Gusa dogiteri wo muri Aga Khan yambwiye ko kubyara kwanjye bitewe n'ibyo yabonye wenda hari nshobora gukoresha uburyo bwa IVF, nashaka kubyara naturellement, ariko ngewe kwanizera Imana nayo mubwiye. Cyo gihe yeze nkahirwa ari hana akagusetsa, nambwiye ni doctor twaraburanye, nambwiye nti ngewe kumbaga kanje uzabaga ibirwaye iya endometriose uyibage, izo trompe uzagerageza uzibure uko uzabikora kose, nazagira ikintu cyanjye uzakuramo na kimwe. Ngenzi ko nzabyara niko namubwiye. Ibyo nibyo kumbwira ngo ama IVF n'ibiki nge nizera ntashidikanya ko mbazwi iyo ntuzi iyo endometriose nge mba numva nabyara ko abandi babyaye barayibabaza. Mba numva nibakabaga bakagakuramo ako gahanya nsongera nkibyarira. Ubwo no kwizera kwawe, ariko umuganga we nuko yakubwiye. Kandi n'ubundi tutirengagije ko umuganga n'umuganga kuko ni umuntu, ashobora kukubwira ko bicitse. Hari nabo babwira ngo usigaje amezi 3 ugapfa,
kandi y'amezi 3 agashira, imyaka igashira, umuntu ntapfe. Ufite kanseri yageze ku rwego ruri hejuru, ntugikiza umuntu agakira. Ntabwo ibyo abaganga bavuze byose, ariko umuntu afite kwizera muri we, n'imyemerere yacu nayo itubwira ko wakongera ugakira. Hanyuma Clarisse, kuri uyu munsi utubwiye ko utegereje kubagwa, utubwiye ko ubu nyine ukirimo gukusanya amafaranga, hari ayo baguhaye ariko nanone ntahagije, nawe urimo kwishakamo ayandi, kandi n'ubundi bushobozi buracyari buke cyane. Kuri uyu munsi urumva umeze gute? Ubuzima bumeze gute? Urumva mu buryo bwo kuribwa, mu buryo bwo kuva, urumva umeze gute? Uretse kuba wenda bakubwira ko iyo miyoborantanga izibye ikinyarwanda ni gikeya, kuri uyu munsi urumva umeze gute mu mubiri? Urabizi ko n'ejo bundi nari ndyamye kwa muganga. Rero ukuntu biba bimeze mu kwezi bamo muzima nk'ibyumweru 2 gusa, ibindi byumweru 2 nkaba intege nkeya, bafite intege nke, umubiri wanjye urarwaragurika, ariko bitari cyane. Ariko aho natangiriye gufata imiti y'amakarma inkiza ububabare n'inshinge, bagejeje ubundi bwo baranteye n'ibishinge, bamwe kuzajya bantera ibishinge bikizo kubabara, n'iyo miti ndinda kuva mfite agatege kubera iyo miti ndi kunywa. Clarisse, uko nkuzi, uko nsanzwe nkuzi, ugira morale. Ntekereza ko niyo waba urwaye, bwe bavuga urarwa, icyambere nkuzi ntugira kwiheba, cya kabiri ugira morale, ukunda guseka. Ibyo rwose abantu ukuzi wese abikuziho, ku buryo kugira ngo ugaragaze ko urwaye warembye biragoye. Niyo mpamvu nari nkubajije icyo kibazo. Hanyuma muri aka kanya hari abantu badukurikiye, hari abakunzi bawe ndetse hari n'abakunzi b'Ibihe TV show, hari abantu bari hanze, hari abari mu Rwanda, bari mu bihugu bitandukanye, bagenda bakurikira ibiganiro dukora. N'icyo wabwira abantu badukurikiye kijyanye n'ubufasha, kijyanye n'uburyo bagufasha, cyane ko wumva ubushobozi bwawe busa naho bwarangiye, kandi mu by'ukuri ukirimo ugomba gushakisha uburyo uvurwa hakiri kare, ko yugumye gutinda hari igihe bibyara ibindi, n'uburyo watubwiye ko ukomeje gutinda byakuviramo n'iyo kanseri. N'iki wabwira abantu badukurikiye bagufasha? Urumva nsabwa amafaranga 850 by'amashiringi. Niba wambwiye mba nazanye proforma invoice yo kwa muganga n'ibiki byose, niyo nsabwa 850 by'amashiringi ubwo tugereranyije ni hafi 8 n'igice z'amanyarwanda, z'amanyarwanda kugira ngo mbashe kubagwa. Niyo mafaranga nsabwa, ni kosiyo utanga kwa muganga, iyo bagakuramo nyine ibyo bagomba gukoramo, nimba harasaguka bakayasubiza, nimba simbiza, ariko bambwiye ko ayo nsabwa gushira kuri konti yo kwa muganga kugira babashe kumbaga nayo ngayo 8,000,000, ubwo ko tufite 8,000,000 z'amanyarwanda. Urumva rero ntago ndazigeza na 1,000,000 sindayigeza. Mfite nk'amadolari, nayo mfite amadolari 900, nkuraho 200 naguze imiti, numva sigaranye 700. Abantu bagiye bamfasha ndabashimiye, bo mu bihugu byo hanze, abo abanyarwanda ndabashimiye, bo mu Rwanda baramfashije, abanyeshuri bari ku mashuri bagiye banyohereza amafaranga kubera ubushobozi bwabo, ndabashimiye. Urumva rero ndacyasaba inkunga kugira ngo mbashe kubagwa. Ubushobozi ntabwo burashika, ndacyasaba inkunga kugira ngo mbashe kubagwa, ndebe ko nagira ubuzima buzima. Nkurikije ukuntu mbona mubaho nahirwa, mbona mubaho mu buzima bw'umunezero, murakundana, kandi mu by'ukuri urumva mwaciye mu bintu
biruhije cyane. Kuba hajya wambwiye ko mumaranye imyaka ingahe? Kwa karindwi twujuje imyaka 7. Imyaka 7. Murumva ko kugira ngo ubu umaze imyaka 7 ubana n'umugabo nta mwana murabyarana, ni ikintu gikomeye cyane. Noneho gerekaho n'uburwayi busaba amafaranga ya buri gihe yo kujya mu bitaro, ngaho warwaye yakujyanye. Biriya bintu mubigeraho gute, umunezero mugeraho gute kugira ngo mukundane muri uriya rwego kandi mufite ibyo bibazo bikomeye gutya? Ni ugusenga. Turasenga tukizera cyane, tukizera Imana kandi tukumva ko hari n'abafite ibirenze ibi. Hari abantu bafite ibibazo birenze ibi ngibi. Usko hari n'ufite iki kibazo adafite uburyo bwo kuza ngo akuganirize anakikubwire. So rero twebwe ni ugusenga, twishyize mu maboko y'Imana, dusaba Imana amahoro yo mu mutima no kwakira. Twamaze kumenya ko ikintu cyose kiba ku muntu Imana ibikizi kandi baragiteguye. Ikintu cyose Imana ibikizi. Niyo mpamvu ntajya nsaragurika ngo nihebe cyane. Ikindi kintu cyamfashije ni kubivuga. Ntarabivuga bura nanganaga gutya. Nanutse ndahagati ntinya abantu, numva mfite isoni, kwicara mu bamama numva sinakicaramo, nta kintu ushaka kuvuga, nkumva nyine ndasebetse. Ariko maze kuba open nkabivuga numvishe nduhutse umutima cyane, ko niyo wambazaga nababaraga. Ariko kubera ko nabyivugiye nkabivuga, hari n'abajya ku ruhande bakavuga andi magambo yakugeraho akakubabaza, ariko ibyivugiye bikakuvamo uraruhuka. Iyo uruhutse rero ibintu byose ubibona kawaida, ari ibintu bisanzwe biri aho. Icyambere ni ugusenga ndetse no kwiga kwakira ibikugezeho, kamenya ko ari Imana ibizi ko bikuriho, ahubwo ukayitakambira uyibwira ngo igire ikikora kure mw'uwo mubabaro. Cyane ko buriya ushaka no kwereka umuntu umubabaro wawe akaba ariho ahera agupyinataza nagira gute, si byo se? So rero abantu duteye bitandukanye no kwakira bitandukanye bitugezeho. Twebwe Imana yaradushoboje, tubyakira mu ubwo buryo, tubyereka Imana gusa. Twebwe bimera nkaho bitaturiho, niwo munezero ubona, nizo mbaraga ubona. Niyo mpamvu ubona mbivuga nisekera, bazi ko iherezo byabyo rizaza bikarangira riri hafi. Nzi ko Imana ikiza n'ibirenze ibi. Urumva hongeze nyine mu gusenga. Nzi ko Imana ikiza n'ibirenze ibi. Tujya twumva ubuhamya bw'abantu benshi, abo zakize za kanseri barahari benshi, zarabaye kanseri ariko bigakira byinshi cyane. So ibyo rero bikaduha icyizere cy'uko n'ibyacu bizakunda. Hanyuma iyo umuntu yatinze kubyara kenshi ahura n'intambara nyinshi, ntibisanzwe. Ugasanga abantu barimo kubwira amagambo agukomeretsa cyangwa amagambo mabi. Noneho wowe gerekaho no kuba uzi ko unarwaye. Ugasanga umuntu, nanjye ubwanjye nigeze nakubaza ngo uko watinze gukurikiza umwana, ariko ntabwo nari nzi ngo urarwaye, kuko hari n'utinda gukurikiza ku bushake bwe. Ntabwo ariko wari bwatinde cyane hariya. Ugasanga nk'abantu barimo kukubaza ngo ko watinze gukurikiza umwana, buriya ngo yarifungishije ngo atabyara, ko mutabyara. Ugasanga abantu bavuga amagambo nk'ayo. Ayo magambo iyo yumvise ubyitwaramo gute n'umugabo? Mu maza ya mbere byaratubabazaga. Kakubabaza, hey mwigize abazungu, ntabwo mushaka kubyara. Ibintu nk'ibyo ngibyo, kuki mudakurikiza umwana? Ibintu nk'ibyo mbere byaratubabazaga, bikatubabaza, ariko koko bikatubabaza cyane. Ariko tumaze kubyakira no kwiyakira no kubitangaza, niyo mpamvu yabyo nta kintu bikidukoraho. Ahubwo mba numva waza ukambaza kugira ngo ngusobanurire numve nduhutse.
barumva bambaza se kubera iki ngatambwa sha byagenze gutya ahubwo mbwira mbigenze ariko mbere ho byarambabaza bikambabaza nkumva nyine ndababaye nkajya no mu cyumba nkarira cyane nkitotomba cyane hari n'umama twizegura mu isoko moja tu hepfo ngiye gushaka ubugari bw'imyumbati aje arambwira ngo kubera iki utabyara abonye uriya mukobwa Teta naje ndambwira nyewe ntirega ese ko nta bantu biha ko ari Imana itanga siko yansubije ngo nta Mana ijya yimana urubyaro ngo mwarifungishije ngo mwanga kubyara mwigira abazungu Mana we nahise ntashye ubugari ntabutahanye ndababara ntekereza ukuntu nirukanka n'ukuntu mbishaka ntabwo wabanye n'umuntu ukuriya neza ngo wumve ko mutagira umugisha wo kugira abana uri kumva nkumva nyine birambabaje ariko nyuma nza gusenga cyane mbyereka Imana birarangira ubu nta kintu bikintwara abantu bakunze impamvu akenshi iyo wabyayeho ugahagarara abantu bakunze gutekereza buriya nibona ko buriya no ku bushake bwe iyo utinze kubyara utarabyara bumva nyine ko wenda ushobora kuba hari ikibazo wagize ariko abantu ntibakunze kwiyumvisha iyo wabyaye ko hashobora kuba impamvu ituma utongera kubyara ariko birashoboka ngira ngo abamaze impungenge arababwiye neza ngira ngo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu cyane ko nagufasha amasaha menshi reka ngushimire kuba witabiriye ubutumire bwacu mu by'ukuri ukaba waje kutuganiriza ariko kandi sinzi niba nicyo wabwira abadukurikiye ikintu nababwira Imana irabakunda Imana irabakunda cyane kandi nta kwiheba mu buzima ejo biba bimeze gutya ejo bigahinduka nta mpamvu yo kwiheba mu buzima ikindi umusapotinge nyabuna bamvure ndebe ko nagira amagara mazima ubuzima buzima kandi ntekereza ko hamwe n'Imana mufatanyije bizagenda neza nkongera nkaba umugore w'imbaraga utarwaragurika ugira icyo yikorera ntamara iminsi 3 ngo nongere njye mu bitaro mbese mpamye ndumva ari ibyo mwakoze kudukurikira watanga contact zawe turaza kuzandika hariya hasi umuntu wese wumva ko hari icyo yafasha Clarisse umwunganira uraza kubona nimero ya M-Pesa hariya hasi wumva hari icyo yagufasha mu by'ukuri gufasha ntibisaba ibiremereye cyane icyo waba ufite cyose washiraho ukamwunganira nawe ibyo bizagufasha reka dusoze ikiganiro cyacu ariko reka mabanza tubwire contact zawe nimero za telefone guteranya 254 0 hari ijyaho ntago ijyaho kanongere nsubiremo guteranya 254 7 01 22 87 08 iyo ni nimero ya Clarisse reka tugushimire kuba witabiriye ikiganiro cyacu mu by'ukuri kuba wadusuye ku Bihe TV show ukatugezaho ubuhamya bwawe ukatugezaho ikiganiro cyawe ndizera neza ndashidikanya ko hari abo kiri buze gufasha mu by'ukuri kandi ndizera yuko hari abantu benshi badukurikiye badukunda kandi bagukunda bazadufasha ni ukuri nongere mbisubiremo umuntu wese icyo afite ugerageze dufashe Clarisse tumwunganire mu buryo bwo kwivuza niyivuza harimo ukuboko kwawe harimo nawe icyo watanze Imana izaguha umugisha reka tubashimire mwebwe mwese nongereho pardon guca mu ijambo ndayishimusa iyo nimero hari nk'abamama bashobora kugira ibyo bibazo batuye hano muri Kenya bashobora kumbaza abadokiteri nkababwira nk'umudokiteri umfasha sibyo buriya ako kantu siko ushobora kubugira ubwo bubabare n'iki nkakurangira nk'umujenekologe kuko nahuye na benshi akaba yagufasha
umujenekologe akaba yagufasha, ntutinye kuba wavuga uburwayi n'uko umerewe kugira ngo ubashe gufashwa. Murabyumva, muraza kureba iyo nimero turi buze gushyira aho hasi, umwandikire cyangwa se baguhamagare. Reka tubashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye ku Bihe TV show, dusoreze ikiganiro cyacu hano tunashimira umutumirwa wacu Clarisse kuba yitabiriye ikiganiro. Imana iguhe umugisha, kandi namwe mwese mudukurikiye turabifuriza amahoro aho muri mwese, mukomeze kumererwa neza. Naho ubutaha, yari Diane Nkunzi nk'uko bisanzwe.